ahubwo ndibaza umukobwa ni mu byarazi n'abazaba yitwa sister G-Tough nka G-Tough wowe witwa G-Tough umwana mukuru witwa G-Tough abakobwa umukobwa wahita umwita nka akazina ka G-Tough kwamamara si ikintu n'uburozi buriya niba ikintu cyororoka no si inkoko niba ari inkoko ayiteye amagi 100 igaturaga amagi ese inkoko itana amagi angahe buri inkoko yariye neza inkoko yariye neza byibuza ishaka kugukubita nk'amagi 100 ikajya umurete mu gitondo ukayishakira umukozi ukayikubitamo muziki kajya umva za ndirimbo zabanoza za bapifra ziriya za Maur Discours ukacishamo gashyamo indirimbo z'Imana mbese no kuvango yo nyine ukayihakeya ukayikubita keya nzabijyamo nyuma y'imyaka 15 uhereye nyine cyangwa igeze muri iyo myaka yose urumva kuva urera mu rukundo iyo myaka 15 yarirangiye ubu haburagaho inka n'isaha imwe n'iminota 2 kugira ngo iyo myaka ibirangiye no nanjye kwemerwa kujya mu rukundo ubwo rero iyo sare katurebe nisangaye irambye ko sasa yarambye ko sasa n'iminota 15 kandi bimaze kuba sasa iyo ukuze ukaba umunyabirori birora nka G-Tough nakunze gukora ndi igihomora kiraho ngaho ariko ubuhomora bwanjye bwaje kumbyarira ubumanzi hajye n'ubumanzi cyangwa inkuru isatuye komeze cyangwa hajye twanavugaga kubiki bavuga nyine ukuntu kubimanza ukuntu tuzagenda nyine akaba zanota amanota muri iri joro ntirikijijwe oya ijoro rirakijijwe kuko ijoro ni naryo rizajya mu ijoro kuko impamvu ijoro rikijijwe habamo kuruhuka habamo gukora habamo gutekereza hari umuntu urota ku manywa so ijoro ntirikijijwe muri babirimo oya muri comment badufashe kamera ko ndere igiye gucya irimo gucya oya iwacu nishingano muraho neza murakomeze neza natwe tumeze neza turakomeye turashima Imana twagarutse rero ntandi ni kuri D&D Show uko mwabisabye cyangwa se uko mwakomeje kubitubwira twamugaruye utajya utenguha umusare wacu ntatenguha iyo umubwiye afite akanya ewana aragaruka kubera ubusabe bwanyu n'ukuntu mwamukunze muri benshi kandi Imana ibamugisha cyane twarababonye ukuntu mwamushikikiye muramukunda bumwondera umusitari wacu hano dukomeje kubazirikana pe kandi niyo mpamvu dukomeje kugaruka umunsi ku munsi hari abantu bashasha twabonye twibwire kugira ngo babashe kukumenya Alright, njye nitwa G-Tough. Niza najyanye y'imihanda n'ibyo nkoresha mu kazi kanjye no mu buzima bwa buri munsi ni G-Tough. Nakana nzabyara agahungu kanye kazaba kitwa G-Tough. Umugore wanjye azaba yitwa mama G-Tough, nanjye ni papa G-Tough. Baranyita G-Tough, urumva ni G-Tough gusa bizabira mu rugo wanjye. Ahubwo ndibaza umukobwa ni mu byarazi n'abazaba yitwa sister G-Tough. nka G-Tough wowe witwa G-Tough umwana mukuru witwa G-Tough abakobwa umukobwa wahita umwita nka akazina ka G-Tough oya umukobwa ntabwo yabona umugabo ngo G-Tough kugira basi akaryowe nyine kuko mwita G-Tough oya utumita G-Tough iwe G-Tough cyangwa mwita ka G-Frère ujya kumwita amashu oya Frère ni Frère ni amashu n'amashu nyine umukobwa wanjye ntabwo yakwitwa ishu ntabwo bibaho ahubwo G-Frère G-Tough G-Frère ntabwo yabona umugabo ntabwo namwita wenda namwita nk'amazina y'abamisi muri babakobwa b'abamisi nagiye nkunda Miss Divine namwita Muheto Divine umukobwa wanjye ese Muheto Divine so wundi yasinda akagonga inkota ariko se ngiye mbona bamubeshya bitewe n'ukuntu mba numwemera mba numva bamubeshya yani uwo kundaga nubwo yaba bamufatira mu kigo cy'umuntu bamwivye bamubosha ntubona ko yibye akoze ko ari byo ngo wa masa akunda ntareba ngiye iyo bamvuga ngo yakonze umukindo mba numva ari ukumubeshya naye makuru ntago kugonga ntago ari bita yaga nyine ko bwango icyo bita kuba umusitari no kwayura byonyine bitavuga ko ari karande nka byane
twaze tuvuga mbere. Ni ukuvuga ngo rero ikintu kijyanye n'ubusitari ubusabwa guhora wirinda ikintu cyatuma hari akantu ka hato na hato umuntu akubona ko nyine atakeka ko yakubonaho. Kwamamara si ikintu n'uburozi. Ubona gute wowe ubu nyine ubwamamare ni byiza pe. Aho ugeze muri iyi minsi ubona nyine mu bantu audience mu bantu kujya mu masoko nyine akagusuhuza. Ubu ngubu tuvugana ubu ni ibintu bisa nkaho biremereye ku buzima bwa G-Tav. Ubu no guhana cyangwa no kujya agenda ngo nakwira n'utuntu tw'ibihumbi 10 cyangwa twabingaye ariko utabishaka ukabigura kubera ko bakubona. Nshobora kujya nk'ahantu ari ahantu ushobora kugenda ubutari ukuntu buteye. Ushobora kugenda ahantu ukagura ikintu cy'amafaranga menshi kandi atayufite kubera iki ngo wase guseba nijya kubwe butapfuwe akivuze uko utamva yuko nimba ikintu kigura 15,000 kigura 10,000 iwe nakubwira 15,000 hita yamuheza uko nyine ntago mujya mu mibare kuko ahita guca mu ijisho staragabanyisha ayi wowe nibibaho afata video afata ka video yaravuga ati mu nabari urumva niyo mpamvu rero ikintu kijyanye n'ubwamamare ni byiza pe biravuna ariko biravuna iyo ubugutana ushaka hiti ni byiza pe hiti urayibona ariko nyuma yo kubona hiti ibintu uhura nabyo birenze mana nabyo nibwo buzima nabonye bunagoye bunavunye buvunanye cyane kububamo nyine bisaba ugira ukabyakira. Umuririmbyi yitwa ngo Amag the Black yego niwe yavuze akantu aravuga ngo buriya abasitari ukuntu babaye ubuzima batabayeho mu bundi buryo. Ni uvuga ngo aravuga ngo ngiye ngo muri show kanaka dufata nko muri Gens Comedy reka ngende kwa G-Tav ndamuhu G-Tav inshuti yanjye bati G-Tav uri mu rugo yego man nikonza mona utwango tumeze neza wampaye utwango twawe nkatukubita mu nuvuga ngo wase guseba wase kwambara kame kawe k'amafaranga make ukashanga ngo nambari zaji kandi ntitungana amafaranga. Ushaka gukuza ibintu kandi waraye n'ubusa mu rugo iwanyu waraye mu rugo iwanyu waraye ubusa wariye amakaroni ya 500 ariko ugashaka kuba umuntu wahaye kandi wamira uraturika ariko G-Tav inde Amag the Black ndamukunda niwe munza ndeba nanjye ndamukunda pe iwe yavuze ati je reka ndabere ku buzima bwanje rero n'ubundi umworozi niramusanye ifaranga ariko rero korora si icyaha mugani no yayi ni nde mustari yavyemera ngo aje mu cyaha kandi ngo yorora nyinshi cyane umworozi ahoko se reka ngwize no kura uramuhungu n'umunyabwenge buriya niba ikintu cyororoka no si inkoko niba ari inkoko ayiteye amagi 100 igaturaga amagi ese inkoko itana amagi angahe buri inkoko yariye neza inkoko yariye neza byibuza ishaka kugukubita nk'amagi 100 yariye umuceri ariko inkoko apana kuvangura yikije inzara ikajya umuceri ikawurira ku gihe ikajya umureti mu gitondo ukayishakira umukozi ukayikubitamo muziki ikajya umva za ndirimbo za banoza za bapifra ziriya za Maur Discours ukakiracishamo ugashyiramo indirimbo z'Imana mbese no kuvango yo nyine ukayihakeya ukayikubita keya inkoko iragenda ikarumbuka ku buryo hari n'inkoko yigeze kuyitera amagi 400 ku munsi yari imwe kandi inkoko ntabwo tujye urumva cyangwa zimwe tusikara tubyonyene amagi nako bebe zo gupfumura inzu bavuga ko afite amafaranga menshi ubwo rero tumutwikiye ariko none turamutwikira reka bataza kumwiba noneho ubunyene ngo hari inkoko basigaye barya ivuka mu gatondo n'ijoro bakayirya ariko iyo nkoko nanjye ibyo bintu nabyiza babyita koroyiro ni koroyiro nyine ni inkoko ivuka saa moya zero ukayirya ukayirya ariko iyo nkoko iyo iriye ni handi nyuma y'iminsi 2 turwara kanseri turashize none numva nawe tekereza inkoko ya nyayo ubundi inkoko hani gufa wotarega niyo mavunye nta magufa nkibona mu mihanda abantu basigaye barya bakaryana n'amagufa zikomera niko mbigo inkoko igira imyaka ingaye ya inkoko ikuze nyine yujije imyaka y'ubukure imyaka nk'ingahe buri nkoko ya mbere isaza mu myaka ingahe inkoko bundi ndetse kibazo ari kukura nyine nanjye imyaka yujuje imyaka y'ubukure ifite nk'imyaka ingahe 6 bro uya 6 kaba kakira agakecuru nako kaba kakira akana nuko vanga inkoko byibuza ya mbere ishaje ibo yipfisha nyine ati twagiye kuyibona iraguye hasi irapfuye ibifite imyaka 10
inkoko imara imyaka 10. Inkoko zirarama imyaka 10 utahuye n'abantu bayirya irengeje imyaka 10 Menya ko utunze igihumbi. Yonyine. N'ahandi yifata ikabika iri mu nsake kandi ari inkoko kazi urumva nyine batangiye gufungura ya inkoko ikuze rero yujuje imyaka y'ubukure imyaka yujuje y'ubukure buri inkoko ifite imyaka 5 iba yujuje imyaka y'ubukure wanayirya buriya ya buriya abantu barya inkoko zitageze siko abantu baza batwa ibintu byinshi ibaza Imana itubaje ibintu twariye bitageze bitujuje imyaka y'ubukure twatugo urumva ubu nyine tugira ibintu bitageze n'ubundi iyi nkoko ubu nyine ivutse mu gatondo mu kanya baraje bayirya oya ni ukuvuga inkoko ku muntu w'umuhanga ureyibarira ukavata imbo imaze umwaka 1 2 3 4 nese uzareba udujwe izaturage udushwe twayo urebe ngo bari igihe tuvukiye uzarebe n'igihe tuzakurira tugere kuribwa kuribwa ko turaramba ni nk'ibibwa imbwa zo ndabona imbwa yifishije imbwa zo zirarama niyo nyamaswa ku isi baho ikomeye imyaka myinshi kuzugana mu rugo rw'umuntu ukabona akabwa kangaresho ukabaza ngo gafite inganga 15 kareshuko harimo n'inzegera mu majana imbwa aho urabizi kandi batazirya imbwa zigera mu myaka 100 hari ahantu nagiye bundi gukora ikiganiro usanga hari imbwa inavuga ngo bonjour ndebwa ni bonjour irangwa comment ça yambwa comment ça va ndebwa ça va bien irangije yambwa ati je m'appelle ajya kugira ngo bakubaze izina rye ivuga gute bakubaze mu gifaransa nani tu t'appelles comment ndebwa ni je m'appelle Jitov irangwa ati ah oui Ijyo ariko man Jitafu wari wakundanaho njyewe ntabwo nakundanaho nyine ndabirota kandi abizi azakundana mu ndoto ni mu nzozi zanjye ariko ntabwo byambirambaho live azabirota gusa uzurota gute nyine nkarota wenda urabona urugero ushaka nko kujya wagiye kuri date social media wenda urugero kahita wenda uvuga ati reka nandiko yitureba wenda nko mu minsi akunda abamisi ndabukunda sinzi impamvu wajya barabandoza kabara nko tumisi naho ukarebyaho ukareba agafoto ukavata mbega umukobwa mwiza ubwo nyine ugatereta mu byiyumviro ugatangira guhera aho ngaho nyine bite n'igafoto uburyo ukabonamo ugatereka ifoto ariko ngati bite oya ntabwo nyine ushobora umurebaho rimwe wareba mu byiyumviro noneho ugatangira kuyitangira kumva umwikundiye bigatangira gutyo wagira amahirwe ejo ukabona akanimero mukaba mwanacirenga nabirenze mukamwavugana nese urateganya kuja mu rukundo ryari njyewe ubundi nari navuze ko muri project y'umunyamakuru iza kunkoresha ikiganiro mwana njyewe urukundo nzabijyamo nyuma y'imyaka 15 uhereye nyine cyangwa igeze muri iyo myaka yose urumva kuva urera mu rukundo iyo myaka 15 yari irangiye ubu haburagaho nk'isaha imwe n'iminota 2 kugira ngo iyo myaka ibirangiye no nanjye kwemerwa kujya mu rukundo ubwo rero iyo sare katurebe nisangaye irambye ko sasa yarambye ko sasa n'iminota 15 kandi bimaze ko sasa kuko bashaka kumbwirira n'abashuti ndabahagaritse ndashaka yuko twe dukomezanya maze tukaba romantique tukaba shuti romantique tukaba za romantique tukaba za kiki romantizo ya romantique nako ya ayo wabishobora ariko nyine bizaterwa n'ukuntu uzawitwaye nuko turirimbo iyo bagiye wowe najya no mu studio nkagenda nkaba bakambwiye bakanikodinga akarimbo kazamuzanira akarimbo kameze ngiye ariko burafite impano pe nabiteguye nagukubita ya ndirimbo uzumva urangiye kera hari indirimbo nyine z'inkundo mu mirongo ingahe muri hashize nk'amezi nk'atatu n'umwaka ni kera cyane iyo amezi 3 ashize ubu bara nko mu bihe bya kera ni ukuvanga hari indirimbo ushobora gukorera nyine umwana w'umukobwa yayumva we akahita ahurwa abahungu bose akabakaraba akavuga ati ndabakarabye ni we wanje mani ubwo rero ngenza gukora indirimbo izatuma mwuhoza abahungu bose uri tayari cyane maye nka rero harahiye yego kabe yego zahatwika ntuzazaba hari mbingoni nazaba hari turebere nzabambara nizo ndumwavuka mukuru ariko ndakota ndeba amanota ariko nzagutereta muko ye baba we ibintu nzagukorera indimi zose
indimi zose isibye indimi zo mu ijuru bizo ko zozo nizizwazana mu miterere waza koresha kubura hari ibintu njya nibaza buriya ko hari isi iriho amadini agera muri 15 ubwo nashatse kuko akobaza kariye karanci kuranjagaraza nyine mboro ukuntu nkakobaza kuki idini rya DPR cyangwa se riri mu kirokore ari ryo ryonyine ryozura umwuka wera n'ayandi madini ajya mu mwuka kandi umwuka sinzi niba uzi none impamvu baje mu badepere ubundi badepere baje mu mitwe wabo bazi ko bazoja mu ijoro bonyine yego kumeza ko bugeri bo bajya ntago buzura umwuka yego ya kandi barawuzo niko tarasenga abayehova urabona mu yehova abati tore ntago bishoboka cyangwa umusiramu bafite ubuntu banarima n'uturimbo tugenda gahoro kuntu n'aba divini bajya mu mwuka wera sindabona umudiviya ari mu avuga mu ndimi isibyo adeperi adapeni yabizanye ariko ndayikunda ngiye buriya ari ukuntu hari ibihe ugeramo ariko sinzi niba ni umuntu utaragira amahirwe yo kuvugana n'Imana uzagerageze ukora ibishoboka byose wowe uvugane n'Imana bibwati Imana we bimeze biti wallahi nibyo bihe nabonye mu buzima ugira ukavuga ati mbonye ese wa munsi wavuze akantu wigeze kuvuga umunsi uje muri Gens Comedy ngo uri muri vestiaire ngo watewe n'ubwo wamubwira ati Imana yanshoboye ariko abero byarabaye ariko man umuntu uzaje ahantu ntugire ubwoba nta mutima uva nta mutima ngiyewe nageze muri vestiaire ngiye ndabona ko meze neza nagiye kubona nkabona amazi arimo aramanuka baza n'ingunguru mbashyiramo guki ingunguru iruzura bazanye utungunguru 12 twose ndatubikana none by'abantu bari inyuma ntago merese yamenye birimo kwabera abantu akoze nzabakazo nabaye ukuntu kangana baratunze ingunguru bararuha kubera gututubikana icyuye ubwoba nyine rafite ubwoba bwo kuja kuri podium nje numvaga kuntu warugeze nyine base abantu bakaba none amahirwe nagize no muri vestiaire nari mbongegire nta mana na telefone najyanye ngo telefone ati hahiye ni muze munabane ndavase ndacikira inono iyo mbona umuntu wamagana yo kwita ngende bitabaye bagasanga wagiye sinandi ndavugana ubwo n'ubundi byabaye ngiye gushya rero ugeze imbere byagenze gute birarangira nyine iyo uvuze 2 3 bisha birangira nge narahagurutse negura stage ndavugana Imana akaza yifana ari muri stage akamazungu ngiye nabikoze gutya nkajya nagira mvana impongeye kubaganiriza bita mbona ndafungura amaso ubona aba audience ndavugana ndabyabaye ndategura stage ndateguruka mbona ukundi utegura stage buriya n'abantu batajya bakunda kureba ibirori iyo ukuze ukaba umunyabirori kuri stage birakugora ariko iyo ukunda kuba ukunda ibirori cyane iyo ukuze ukaba umunyabirori birora nka Gitafu nakunze gukora ndi igihomora kiri aho ngaho ariko ubuhomora bwanjye bwaje kumbyarira ubumanzi hagena ubumanzi cyangwa sawa nuko bimeze inkuru isatu ikomeze cyane hage twanavugaga kubiki bavuga nyine ukuntu kubimanza tuzagenda nyine akaba uzanota amanota noneho akareba nyine ukuntu witwaye ngo niwitwara neza ariko ji ku ishuri tuwaza wibagirwa oya ntabwo namana hari ikintu uzi utera story ukongera ukayibagirwa ariko kajya akantu kaba kanyuzemo biriya niyo umuntu aba akunyuzemo akandi kajambo buriya ariko n'abandi biza bibabaho hari ukuntu icyo bita yewe hari umwarimu bamwitaga Roger nagiye kwiga gitari yanyigishije icyo bita langage ni iki langage uri kuri stage ese abantu uri mbese urimo kureba ubona bameze cyangwa se we barimo barakubona gute langage ni iki uburyo urimo kwactingamo ibintu uburyo ubikoramo uburyo ukora tw'utugeste twatu na hato niyo bita langage ni iki rero ni ukuvuga ngo ni kwa kundi umuntu aba kureba hari ukuntu avuga atakomana Gitafu komana mbese akabona ariko oya udatuma nongera kuvugana n'Imana mbabarira wamenye rangaje nyine yaho hantu abantu bafashe igihugu ngewe umuntu waba ukiteye ubwoba ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ni uko niyo mpamvu ibyo binamwimeje kari akantu ko kwibagirwa ngiye abantu ariko ni benshi abantu bazayibaho uzi ko naje nkaza ngenda mu nzu ngiye kuzana nk'ifurusheti mu ifoke muri kabati hamaza nkasubira inyuma nkibaga ibyo naje gutora
kugira mbi simbise kugira bifiringa uko kugira bifiringe nkamasubira handi nabyita bitekereza ukateruka ko ajya gufata ifoka nimba nari mu gikoni nimba nari impande y'isorori nari mbuziki atekereza ndasubira icyo gihe uziye bikunda ko kuba umuntu ukunda kwibagirwa birangira akijijwe yakira agakiza ndetse n'iyakijijwe agira y'amahoro arasenga nyine byanyabyo kuko nuko vango wibagirwa gukora ibyaha se cyangwa wibagirwa nyine kubera ko ibyahirega oya wibagirwa kubera ko nakantu ni ibintu by'imiruho yano mu isi ubundi n'umuntu servo yuzuye kandi servo ni memoire ni kuvuga ni memory ushaka ko iriya ntuze inani iyo ishobora kuzakandika ngo memory carding is furu no mutwe haba furu yego umutwe wuze niyo mpamvu uzahura n'umuntu mwabonanye 73 yego nubwo waramurebye rimwe mwahura wamonye rimwe bahora mu isoko Nyabugogo mukareba nuko servo itangura kuzingura imakatasi mu mutwe ikaja mu 90 ukabibuka ugeze mu rugo saa 2 z'ijoro saa 5 ugiye kuryama ati yewe ga yewe uziko umuntu amubonye mu 76 turi mu ntambara y'isi urumva umva nubwo ntambibwira abantu byumve neza servo ni ikintu cya mbere uziko servo y'umuntu yuzura umutwe ariko umuntu apfuye none se iyo servo yuzuye bigenda bite niyo itupfa servo yuzura umuntu abapfuye ubwo akacyuzura neza kuita unanguka itupa Imana imbabare servo yanjye niba yuzuye rwose ibiretse kuzura uzajya mubika utuntu duke ahubwo nanjye guhera umunsi ugiye kuyisave utuntu duke dushoboka itazuzura ariko Imana n'umukozi w'umuhanga warangiye ndeba uburyo umuntu aremyemo ureba nk'ubu urabona ko turi bazima ubu iyo wicaye n'umukobwa muri ahantu mwiherereye imibiri yanyu irahinduka sinzi ikintu kihindura kandi mwari muri kumwe ndavuze ku muhungu n'umukobwa muri nk'ahantu turi twicaranye se njye nawe ubu hano nyine turi mu ruhame hari ahantu mushaka kwicara nta wundi muntu bareba nta na kamera iriho umubiri urahinduka impamvu bibiri ivuga ngo mu mwijima ni mu byaha gusa ni mu byaha muri iri joro ntirikijijwe oya ijoro rirakijijwe kuko ijoro ni naryo rizajya mu ijoro kuko impamvu ijoro rikijijwe habamo kuruhuka habamo gukora habamo gutekereza hari umuntu urota ku manywa so ijoro ntirikijijwe muri babiri rimwe oya muri komenti badufashe ijoro birivuga ngo aho mucu uje buri ijoro ritinya umuco cyane mu birivuga ngo aho umuco uri ijoro rirahunga aho kandi urakumva so hanyuma aho umuco uri uraganza oya icyo mpamya neza buriya nta joro ryakuraho umuco ibi ngibi no bikora buriya umuco niwe uza wirukana ijoro buriteka witegure ko ugiye guhangana na Yesu rero aho hantu kuko impamvu ngiye Yesu niwe wiremeye amanywa iremera n'ijoro hari impamvu yabikoze ubwo muri comment bazabitubwira impamvu Yesu yabikoze kuko nta n'umuntu aho yabikore ntabwo tuhazi ariko icyo mpamya neza nuko ibi byose byabayeho kugira ngo twige hari impamvu hari ijoro hakabaho n'amanywa niyo mpamvu habamo umuntu w'igikara akaba n'inzobe Yesu yaramuki Yesu yari inzobe yabundi Yesu bavuze ko Umunyafurika ni Umunyafurika original si muri Egiputa ntiyarahari muri Egiputa ejo bundi hano ejo bundi ntiyari ariko ejo bundi nyine yari muri Egiputa ejo mu gitondo se muri Egiputa Yesu hano hirya muri Egiputa ahubwo se utagiye kure Yesu ntiyajyaga aza kugura amakanzu hano hano za Nyabugogo oya ariko icyo gihe ntibari bashushanye ngo hano ni mu Rwanda wasanga nano yarahanyuze yenge baga n'amaguru Yesu yari Umunyafurika bavuga ko ari nk'umuntu watigise bamwitaga gutigita babaje ujya mugabo muremure cyane yitwa ngiki uriya mugabo muremure muri bibiri bavuga no Samson oya Samson Samson ni wundi bogosha Samson ni bogosha afite imishatsi oya wundi muremure umwe Dawudi yijya cy'umutwe Goliath se Goliath ngo yari Umunyafurika nawe yari Umunyafilipi nako yari Umunyafurika wabone hano za noze yavukana n'inzovu arazagashyekura hariya Goliath weje muremure cyane bara n'Abanyafurika bega abantu baje ubona umuntu muremure w'umuzungu ndabo Mame nkuriya muntu bavutse ko hari umuntu w'umuzungu w'umuganga urabo bagiye ibyo byo mu bikombe Abanyafurika bagiye ibyo byo mu nkono niyo mpamvu baba batandukanye cyane abazungu bagiye ibyo mu bikombe mu makarito
ntabwo bajya bakunda guteka no ariko muri Afrika ni ibintu byo mu kuzimu imyumbati ya abazungu tubana nabo mu buzima bwawe wabona umukozi wabirega busha no kubakorera ngiye kandi igihe ni urabazwa n'umukozi w'umuzungu umukozi w'umuzungu akorera umuntu uri umwirabura ntajya murongora oya ibaze wowe uri papa wowe uri umupapa nanjye uwo ni madame wawe mukoresha umuzungu umwe byumvisho kimeze ikibazo madame wanjye afite ikintu yahita bwose ya divorce ntago naheza ku muzungu washaka kumubyarira akazungu nibaze akazungu kagitafu nyine urumva nawe washaka kuvanga nyine uvuga ati reka ngira akazungu kitwa kagitafu harimo abagabo batajya babasha kwihanganira gukontorora icyo bita marari ariko nanjye ugakoresha umuzungu w'umuzungu nawe yandongora umugore ntago byakunda ngo nakoresha abanyarwanda gusa muzanye n'umuzungu yahita njyana umugore wabibona nyine n'ubundi kubera ko wabibona gute nahita murongora ubwo rero icyiza gihari twakwishakira abanyarwanda b'iwacu ariko nta naho uranamubona sindanamubona ariko ku muzungu aheka abana hirane ateka reka sindamubona sindamubona umuzungu ukora ikiyede nkubaze wowe nyine w'umuturanyi abazungu badakora batagira abakozi ntabwo bishoboka ntabwo bashobora imirimo yose barayikorera barabizi none twebwe abanyafurika akora iki nta bakozi tugize mwebwe mukurikiza iyo mwasanzeyo usibye ko ntawe wabona ayo mwishura se ugakoresha umuzungu umwana wabona ayo mwishura ayo gukora akazi ko mu rugo ntabwo wabona amafaranga wamuha kamera 30 y'amanyarwanda umuzungu se ukora akazi kavuga ati ngenza guhemba amafaranga y'iwacu sicyo gito nubwo wamubwira ko uhinga imyumbati ikera ukaza yohereza yakobwa ati ibintu ntabwo bishoboka twega ni ku masaha ukora ku masaha nimba ibishimbo mugusha ari amasaha 3 n'amafaranga menshi ako nuko nkubwira ndi boss dutenge ibishimbo no munsi kugira ngo asabe menshi duteke imvanga z'imyumbati n'amateke kugira amasaha menshi kubiteka kuko ninteka amakaroni iminota urafu mu mahera amafaranga make nanjye neka ibiryo bituma nk'ibijumba bimara amasaha 10 urumva amateke yego ibigori byatubura niyo mpamvu rero birira ibyo bitetse nyine biri tungaho udukaroni injanga zitagute saladine cyangwa saladine byo mu ntoze niyo mpamvu kataramba none se ujye ubona bageze atropia nka bwa bufi bwa atropia bwa bufi busigaye bakaranga muri iyi minsi ya none tudakatwa indundi ntabwo barya imboga ntibajya ibirayi ariko amafaranga menshi indaga z'indundi ziragera i Burayi muzamuzibona maremare arabara abanyafurika bafite amasoko ibintu byose isombe n'imyumbati n'ibijumba n'ibirayi by'Ibinyafurika none se Ibinyafurika ubwo babiteka gute kandi muri abazungu babiteka mu kizungu yego ukasimbiza urabona ko iwacu twaje duteka ibijumba ukaza gusimbiza kujya byo hasi bijye munsi wa mugani naho umuzungu yaguseka yabaye dore munyabura atetse ibijumba agiye bisese hasi kandi aho bicugute ibuzimara bisanzwe navoka n'inyarwanda yego avoka n'inyarwanda avoka ziba zimeze nk'izi z'inyarwanda none se bazi ko kera kamera ko ndere igiye gucya irimo gucya oya kera nari inzingo uzisoko kera nari inzingo ugiye mu kindi gihugu udufata imico yabo ahubwo urahinduka hari igice cy'umubiri gihindura izina oya nuko igice cy'umubiri kutacyumva gihindura izina bitewe naho ugeze ubwo se sona nk'ubu uri wacu hano haboro bahita gute bahita amaguru ku murundi twe turi Burundi tuhita ku murundi yego nuko navuga ati ngeze mu Rwanda nzahita ku munyarwanda yego nageze hano barambaza ngo hano bahita ku murundi avuga ati gute se habaye ku murundi kandi n'indi igihugu nanzi ngo nugera mu Faransa bahita ku Mufaransa nugera ku Munyamerika bahita ku Munyamerika nujya ku Munyarwanda bahita ku Munyarwanda nibyo nanzi ko bihinduka byose mbese uvuga n'umuzungu hano iwe bahita ku murundi kandi bahita gutanga icyongereza nyine bafite nyine uburyo babivuga ujya basa umwana mwebwe muri hariya muhita gute muri hariya muri Amerika muhita gute turi abanyarwanda be n'umurundi ku murundi ayi wowe muri Amerika umurundi yego ahubwo muri ku Munyamerika mwajya bavuga ku Munyamerika ku Trump hano kwa Trump nuko bimeze yego
so rero ndumva twasoza musezera abakiriya ngabakiriya musezere nk'akaririmbo kamwe none turangiza dusoza ka kurukundo se kariko kose k'Imana zikazikora pamani mu ndirimbo z'Imana turapire mu ndirimbo z'Imana mukora pasa cyangwa cyema kakandi ka turapire nk'akandi kakare gagenda gake kakandi wangira kakare kamwe kagenda gake kavango indirimbo yo mu gitabuzi indirimbo mu gitabo ngunda ya ndirimbo ivuga gutera ivuga ari ndirimbo nakundaga bamwe pastor niza gusohoza yakundaga cyane iyo twabaga turimo mu materaniro yajyaga akunda ko karimba cyane karirimba ngo urwo muri wari urwo rukundo rw'Imana niba bimeze bite abaye umuntu watumye mpfira ibyaha byanjye birambamburwa maze arazuka namuze nase nagaruka nzamushimira ibyo urukundo rwatumye mpfira ibyaha byanjye birambamburwa maze arazuka namuze nase nagaruka nzamushimira ibyo maze arazuka ngwamuze nase nagaruka nzamushimira ibyo kameramani yagiye ko turimo kameramani yaryamyemo nuko turabasezeye tuzasubira n'ubutaha yego indirimbo muyisogongera nziza cyane habaye umunsi habaye urukundo aho irandi ndakunda cyane